umwaka umwe urutaye imyaka igihumbi turi ahandi, turabigushimiye cyane. Reka rero data, ahantu tuhateraniye turasabye kugira ngo nk'uko umwuka wera yamanutse akabana n'intumwa, na n'uyu munsi mwami ntaho yagiye ari kumwe natwe, reka ijuru nk'uko ryaduteguriye kuva kera rikaduha umucunguzi, imbaraga yawe ikomeze kuboneka aha hantu, kandi umwuka wera akomeze kugendagenda ku bana bawe, ngo umuntu wese uko yaje mu cyifuzo mwami mubere igisubizo. Kandi tuzi yuko turi mu isi turimo, tuzi yuko igihe kitwegereye, kandi tuzi yuko tubibaho byose mu gihe muhora musabirana. Turagusabye kugira ngo muri iki gihe tugezemo uduhe kuba maso, uduhe gukanguka, kugira ngo duce bugufi twigire ku birenge byawe Yesu, kugira ngo tubere umuyobozi nk'uko wavuze ndagiye kandi nzagaruka, azasange tumwiteguye. Umubwiriza ugiye gutambuka kugira ngo atambutse ibyanditswe byawe, turasabye nk'uko mwami wabyandikishije imbaraga igukomokaho, niryo jambo rikiza, niryo jambo rihumuriza, niryo jambo ritanga amahoro. Reka buri muntu wese waje aha hantu rigira icyo rimwungura mu bugingo, kugira ngo tuve aha hantu twujurijwe mwuka wera, kandi imbaraga ikomeza kuvugira aha, abaririmbyi bakomeza gutambutsa ibyanditswe mwami. Turagusabye kugira ngo umwuka yarakomeze kubiherekeza, kandi dusabiye n'abashyitsi baje aha hantu kugira ngo twese dufatanize hamwe kwakira imbaraga ya mwuka wera, kandi ikiretse kuri ibyo byose uduhe kumva tukunezerewe, tubisabye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ni bande bafatanya nanjye gushima Imana? Turanezerewe, reka tunezererwe umwanya mwiza Imana yongeye kuduha, tukagira ibihe byiza muri iri banga ry'umusozi wa Ruhuha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aha ndashima Imana, kandi nshima uburyo yemeye yuko ntoranwa kugira ngo mpagarare mu mwanya nk'uyu mu minota mike bampaye tuvuga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahandi kuba mpari ni mu rugo. Ndatekereza ko abantu benshi turaziranye, nabonye abantu bo mu ntara y'Agakomeye, mbona abantu bo mu ntara y'ivugabutumwa ya Ruhuha, aho hose ni iwacu. Turanezerewe rero. Numvishe wenda amazina bayashidikanyaho. Nitwa Nambajimana Joseph, naturutse mu ntara y'ivugabutumwa ya Gikondo ku itorero rya Karamba, ariko n'ahandi ni mu rugo, kuko aha ku Ruhuha ni iwacu. Nabaye umuyobozi mbumwizera mu ijoro. Nubwo natwe tudafite impano yuko baguha mikorofone nk'iyi yangu uhagarara imbere uririmbe, reka natwe tugire ishyari tuzaririmbire mu bwami bwo mu ijoro. Mu ijoro natwe tuzaririmba. Ndagira ngo mbahumuriza, nubwo mwabonye bararirimba tukabona ni ibintu bikomeye, ariko natwe hari igihe Imana izagobotora ururimi natwe tukaririmba, tukagira impano yo kuririmba. Reka rero mbakumbuze kugira ngo twese tuzaba mu ijuru tuzaririmba. Reka mbere yo kugira ngo ngire amagambo make mvuga, reka twongere dufate umwanya muto, duhombeke amaso, twongere twiragize Imana. Turagushimira Mwami Imana, tugushimiye kugira neza kwawe, niko kurohereza imitima yacu kwihana, ubishimirwe. Reka uyu mwanya watugeneye twumve ijambo ryawe, kugira ngo dukore ibyo gushyira tuzakizwa mu bwami bwawe. Udufashe buri wese waje hano, umuhe umugisha wawe, kandi tuwakure kurabagirana kwawe. Ibyo nibyo twambarije mu izina rya Yesu. Kuririmba se ni iki? Ese aba bavandimwe twabonye baririmba aha kuri uwo aribo byo babitangiriye? Ndabyibaza nawe ukabyo. Ni igitaramo nabonye gishyushye Jovanisi bakoze,
bateguye iki gitaramo bakaturarika tugaturika hirya no hino tukaza kumva indirimbo kandi na korali zaririmbye zakoze. Korali zifite imbaraga, indirimbo zifite imbaraga muri uyu murimo w'ibwirizabutumwa. Nimugoroba kuva tuvuye mu materaniro kuva saa moya navuye saa moya ngera saa 3 narindi kureba indirimbo. Narizirebaga ku ikoranabuhanga. Korali Kugana Yesu buriya abaririmbyi babo bose ndabazi. Dushobora guhurira mu nzira agasanga ndamuzi kubera ko nabarebye kenshi. Uyu munsi korali naringezeho ni y'abanyamugisha bahakuruhuka. Nibo natinzeho cyane ku ndirimbo zabo. Hari indirimbo nibaza kugira umwanya ndimusaba ari buririmbe. Indirimbo irimo amagambo ivuga ngo ntabwo tuzongera abagufi n'abarebare twese igihe tuzaba tugeze mu ijuru. Niba uruwera niko yitwa baze kuyishyiraho. Ndagira ngo mbabwire yuko mwivuga butumwe indirimbo zifite imbaraga nk'uko mwabibonye twese twaje hano. Ubu ngubu yabaza kuvuga bati Nambajimana Joseph umwana wanyu kuruha azafata isaha yose yigisha ijambo ry'Imana. Ni bande bari kuza? Hari kuza bakeya, ariko kubera ko kuri Pebuse bavuze bati hazaza Korali Kugana Yesu, hazaba hari izi n'izi, twese twaje kumva indirimbo. Ariyo mpamvu ubu ngubu bampaye iminota 20 ariyo ngiye gukoresha mu ijambo ry'Imana bikwereka imbaraga indirimbo zifite. Narindi kubabwira ko kandi ntabwo ari kuri mwebwe, nanjye zintwara umwanya. Hari yanjye mva i Kigali ngiye mu Ruhango nkorera nkahava numva indirimbo hari nangera mu Ruhango. Twese rero ziradukurura. Mose yakoresheje indirimbo kugira ngo yigishe Abisirayeli ukuri akunyujije mu ndirimbo. Muzabisoma mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 7. Mose nawe kugira ngo yigishe Abisirayeli abayobora mu rugendo barimo yakoresheje indirimbo. Urakoze, nanjye numvaga bitari meze neza. Narindi kubabwira imbaraga indirimbo zifite muri uyu murimo w'ivuga butumwa. Muzasoma hariya mu Gutegeka kwa 2 uburyo bigishaga abana bakabigisha amategeko y'Imana bakoresheje indirimbo. Ngo yababwira bicaye mu nzu igihe bagenda, igihe bicaye mu nzu uyababwira bigisha amategeko y'Imana, igihe bagenda bahoraga bayaririmba. Babikoreshaga mu buryo bw'indirimbo. Kandi na Yesu igihe yari mu isi, igihe yagahuye n'umwanzi, ngo yibukaga indirimbo nyina yamwigishije maze ngo agahanika akaririmbo. Niyo mpamvu indirimbo zifite uruhare runini muri uyu murimo w'ibwirizabutumwa. Aya magambo uri kuyasoma mu gitabo bita Ivugabutumwa. Igitabo cyanditswe na Ellen White. Mu gitabo cy'ivugabutumwa igihe bari navuze se turebe ibigendanye n'indirimbo. Igihe Yesu yabaga ahuye n'umwanzi yitabazaga kuririmba maze ngo agahanika akaririmbo. Kandi ngo n'igihe abantu babaga bacitse imirimo muri iyo karitsiye yari atuyemo yarahanikaga akaririmba maze ngo abantu bakaruhuka neza. Niyo mpamvu rero kuririmba ni ingenzi. Indirimbo ni bumwe mu buryo bwiza cyane bukoreshwa mu gucengeza ukuri kw'ibyanditswe byera bikagera ku mutima. Ubu nubwo mwaririmbye muri hano kuruhuha korali mukamuzi kuririmba, ariko hari aho utashobora kujya kuririmba. Hari abantu tujya tugendera bakambwira bati indirimbo z'abazibatsi musohokerwe zinkora ku mutima. Buriya muri ziriya karitsiye z'i Kigali mwari amazu maremare, hari aho mwe mutajya kuririmba, ariko iyo mukoze indirimbo mukayishyira ku ikoranabuhanga
umuntu ashobora kuyumva ari hejuru ubutumwa bukamukoraho bugahindura umutima we. Turabafite benshi. Korali mwanyuze hano mwese, iyi mpano ikwiye kurindwa kuko umwanzi nawe arayihiga, kuko azi yuko ihindura imitima ya bose. Hano muri icyo gitabo baravuze ngo ni kuva ku ipaji ya 383 kuzamura, baravuze ngo igihe duhuye n'ibigeragezo, igihe duhuye n'ibiduca intege, reka duhanike turirimbe. Igihe twahuye n'ibiduca intege, reka duhanike turirimbe. Igihe wahuye n'ibibazo, aho kugira ngo uze wirukire Joseph ni umuyobozi, ni umukuru w'itorero, uze kumbwira ibyawe, hari kuririmba ubwira Imana. Joseph zabimbwira, nanjye ngende n'umurere mugenzi wanjye, rimwe na rimwe ujya kongora umuntu wakinze n'ikiganza, wenda abo hirya batabyumva, wawe ndi wongore nawe akabibwira abandi gutyo. Ariko igihe duhuye n'ibiduca intege, igihe twahuye n'akaga ko muri ubu buzima, mureke tujye duhanika turirimbe. Niyo mpamvu indirimbo zifite umwanya ukomeye muri uyu murimo w'ibwirizabutumwa. Niyo mpamvu Satani we hagurukiye rero umurimo ngo umwanzi yita cyane kuri iyo mpano yo kuririmba. Nubwo mwabonye abaririmbyi baririmba gutyo, ariko umwanzi nawe yita cyane kuri iyo mpano. Niyo mpamvu bisaba ko tuba maso. Umwanzi yita cyane kuri iyo mpano yo kuririmba, kuko Imana yihaye abantu kugira ngo bayiheshe icyubahiro. Niyo mpamvu umwanzi yitaho. Ndagira ngo mbibabwire impamvu yitaho. Ubona abaririmbyi waririmbye, ntabwo ari mwe wenda ngiye kuvuga. Ni inama ngira ngo nk'abaririmbyi, uko duhagarara imbere turirimba, abantu bose baturirimba, ni nako Satani yiteguye nitutaba amaso gukoresha izi mpano twaye kugira ngo adusenye. Sanga umuririmbyi avuye mu majyaruguru, araje yihisha hariya muri karitsiye, ngo yerekeje Nyacyonga, wenda niho batamumenye, maze agasenya bwa butumwa mu mwanya. Ndagira ngo mube maso, ugatega ukava hano ku ruhuha, bwa butumwa wabwirije ukabusenya mu munota umwe. Niyo mpamvu rero ngo umwanzi yita cyane kuri iyo mpano yo kuririmba, kuko azi yuko Imana yiguye kugira ngo uheshe izina ryayo icyubahiro. Amajwi mukayiryoshya cyane. Ni indirimbo ya 227. Mbega inteko, mbega inteko. Nabonye murebanaho cyane mu kuyiririmba, mbona ikibazo kiravutse. Umwami nazi igitondo gitangaje, nibwo twese tuzaba, maze nkahita mpuzi iyo nteko nkayireba, ntekereza ko uyu muririmbyi nawe niyo yatekerezaga ati iyo nteko, mbega inteko, mbega inteko. Iyo nteko izabitangaje, ndakwifuriza kuzayibona. Ndetse bakavuga ngo basinziriye muri Yesu bazakanguka. Ndagira ngo mbone umwanya wo guhumuriza no gukomeza abantu bakuru wa muziko, Pastor Nason, harimo abo tutari kubona bagiye kumuherekeza. Ariko ndagira mbabwire yuko abasinziriye muri Yesu bazakanguka, ngo nubwo babikuzimu no mu nyanja, abo bose bazakanguka. Bazahabwa imibiri nk'iyabo mu ijuru. Iyo nteko nini izabitangaje. Mbega inteko, ndayikume njya nyikurura, hagiye mba ndyamye nkakurura iyo nteko uko izaba imeze. Ndifuza yuko nawe bitazarangirira aha ngaha. Nawe utazi kuririmba, udafite iyo mpano yo kuririmba, bataguha mikorofone ngo uhagarare hari uzamura indirimbo. Umuririmbyi yavuze ngo naho ntabwo bw'ururimi uzarungobotora. Ndasaba Imana ngo natwe tudafite izo mpano zo kuririmba,
Uwiteka duhirimbanire kugera kuri rya munsi maze azarugoboto natwe turirimba. Ese muzi ko mu ijuru tuzaririmba? Ibintu byose bizashira, guhanura bizashira, ubuhanuzi buzashira, ariko kuririmba ntabwo bizaranga. Mu ijuru tuzaririmba. Mu ijuru tuzaririmba. Ndakwifuriza kuzaba muri iriya ntego. Ndabizi abantu tunyotewe n'indirimbo, ariko ndagira ngo bye kurangirira ahangaha nguze twumve umunyenga w'indirimbo, tugende mu muziki. Kuririmba ni byiza. Muri kino gitabo narasomye ngo igitabo kivuga butumwa kuri ya paje 383 umuziki ni ngombwa, uremewe. Tutazajya tubatera amabuye. Mu gihe cyaba bose mu materaniro kera bakoreshaga neberu n'inanga. Umuziki rero nawo uremewe mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa. Nigeze kubona igihe ibyuma byari bidutengushye mbona abaririmbyi barakonje. Buriya benshi bahaye mikorofone ukamubwira uti noneho tugiye gukura, wenda baza gukora teste turebe. Bati dukura ibi byuma muririmba. Imbeho mwayibona mu baririmbyi. Umuziki rero ni ngombwa. Mijuru no tuzaririmba. Ndagira ngo nihute nsoze n'isoma ritwereka ko mu ijuru tuzaririmba. Ibyashuwe aho ni naho mbifuriza ko twese tuzaririmbana n'abamarayika. Ibyashuwe ni igice 15 twahera ku murongo wa 2. Muri gisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Bazaba bafite iki? Abazaba batabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo bazaba bafite inanga z'Imana, maze ngo baririmbe indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama. Umwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabo w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Iyo ndirimbo tuzayiririmba. Iyo ndirimbo mu ijuru tuzayiririmba. Abazaba banesheje tuzaririmbira mu ijuru. Reka nifurize iteraniro ryari riri hano ryose kugira ngo twe kuririmbira mu isi, ahubwo tuzaririmbire mu ijuru. Iryo niryo sengesho mbasabira, nanjye ndyesabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka ubwo tugiye kumva indirimbo dusoze n'isengesho dusoreze hano, dusubize mikoro bari bayiduhaye. Reka twese tujye ijuru dusenge. Mwami Imana gitare cy'amahanga, uragahora ku ngoma iteka ryose. Mugabo w'amahanga, intare yo mu muryango wa Dawidi waranesheje, niyo mpamvu natwe duhagara tuvuga gukomera kwawe bishimirwe. Uyu mwanya watanze impano zitandukanye, harimo n'iyo kuririmba. Ni nayo turi kumva uyu mwanya, bari kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo. Uduhe umugisha wawe. Reka buri wese atekereze ku magambo ari kuririmba, ye kuba umuziki gusa ngo twikaraga birangirira, ahubwo tuyatekerezeho. Dusabuka wera ngo fashe abaririmbyi amagambo baririmba ajyane n'ibikorwa kugira tuzakirizwe mu bwami bwawe. Abantu baje nta kindi baje kureba, ntabwo baje gucuruza, ntabwo baje mu kazi, ahubwo baje kumva ubutumwa bukiza imitima. Turasaba ngo ukore ku mitima yabo kugira ngo ugiye guhamagara itorero tuzakirizwe mu bwami bwawe. Mwuka w'Imana gume kubana n'iri teraniro, tukugiriraho umugisha. Ariko rari Jovanisi yaringanije gahunda y'umugisha kandi ikuriza impano. Iryo ryo sengesho dusaba twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ikitekereza yaratugereye kandi yaduhaye itangira itugabira byose, azira twandikira
iti mutazayoba inzira urwandiko n'igitangaza narwo isi ndeba kure erega menya n'ibyahazaza iri muri ubu buzima ubacikanwa amateka uyavimuzi mana warakoze cyane simba nziyomba niyo njya Bibiliya murikira ahacuze umwijima mbera itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye rumbiri uri ndeba kure Bibiliya murikira ahacuze umwijima mbera itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye rumbiri wirumbere umucyo itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho umbere ifunguro ry'umunsi umfatiye runini uri ndeba kure ahacuze umwijima mbera itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wirumbere umucyo ibyarugwi byakiye uzira mweru na muhima abakuriyeho bavuga bambaye kuri Yesu namushimo kubamo abakuriye bashisha bumva basangira umwuka imisusire by'umwami Yesu utuma bahagarara bemye ntibatinya guhanga no mu bihe bigoye igihe amapfa yateye ibihe byakakaye basohoza inshingano ukababera ishema Bibiliya we Bibiliya murikira ahacuze umwijima mbera itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini uri ndeba kure Bibiliya murikira ahacuze umwijima mbera itabasa ibirenge byanjye ntibizasitara nzakunda nyiriho ujya umbera ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wirumbere umucyo
nanjye ntibizasitara nzakurya nkiriho utumbere ifunguro ry'umunsi umfatiye runini wirumbere umucyo cyane sibyo barakoze cyane kugana Yesu Family Choir. Imana ibaho umugisha. Ushaka kumenya byinshi wajya kuri YouTube channel yabo muri ayo mazina kugana Yesu Family Choir. Izo ndirimbo n'izindi bataririmbye wazisangaho maze wakanda subscribe ukaba witeganyirije kuko mu minsi mike ngo barazana indi ndirimbo umva ngo hazacu wambaye. Maze rero bantu b'Imana ibintu byagera iyo bijya. Jonathan uraho neza? Muraho neza namwe. Murashima Imana se ariko? Turashima Imana n'abantu benshi. Numbere nk'aba bandi ngo basigaye bashima bakeya. Ngiye mwese ndabashima Imana ibaho umugisha. Amen. Kandi tuzajyane mu ijuru. Ye. Nakoze cyane hazacu wambaye iki aryo? Hazacu wambaye Iki? imyambaro yerate. Nuko. Yesu Kristo bwazabagarutse. Si ibyo se? Yego barakoze. Yego. Aha. Ngo bimeze Ntekereza ko igihe cyaba kigeze. igihe ni iki? Igihe ni iki? Jehovah's Family Choir ya hano ku itorero rya Ruhuha igira gukira tumira Jonathan Samisa last itumira kugana Yesu Family Choir na president wayo Fidel itumira abapasteri hano dufite abapasteri batatu. Yego. Bayobora intara. Yego. Ubwo n'abari mu kiruko kizabukuru nabo turabakira. N'abakuru b'amatora. Itumira abantu bo hirya no hino. Ubundi habaye iki? Barakitubwira nibaza. Barakitubwira. Umunyarwanda we yaravuze ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakicara ku ijambo rya nyirayo. Nyine naza aritubwira. Ubwo nicyo bagiye kuza kutubwira. Reka nsabe abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe mu njyana yateguwe kugira ngo mukanya umugeni atambuke. Niba turuka hariya ntabwo mbizi kuko ndabona hariya hari irembo ryo kwinjiriramo na hariya hari ryo kwinjiriramo. Ubwo abantu batega amaso bareba baraza kumenya uko bimeze. batambuka bishima mu njyana yateguwe kuri uyu mugoroba bavuga bati turanezerewe bamwenyura bavuga bati uyu mugoroba ni uwacu hamwe n'abakunzi bacu Jehovah's ndabashaka kumwenyura mu izina rya Yesu kuko uyu mugoroba n'abandi ndabona umukuru w'itorero mukuru wa Yarisi atambuka ndabona President Martin atambuka ababyeyi bafite ibiseke bipfundikiye babona harimo umutsima turamanyura muri uyu mugoroba tukawuzonyora inyuma yaho turabona korora Jehovah's bagenda bakimbagira unjyana nziza kandi iryoshye abakobwa n'abagore bambaye amakanzu meza cyane y'ibara ry'ubururu abagabo bambaye nabo amashati meza cyane besho natakunduta ari amabara naya ndabona muri ry'ubururu y'ibindi biri mu ishati neza ariko marinete nayibagiwe rero wibagiwe marinete rero n'abantu yambwiye marinete nayibagiwe reka da bambaye amapantaro meza cyane bambaye inkweto
nziza cyane baramwenyura bati turishimye kuri uyu mugoroba nka Jehova Nisi bamwenyura nibwishime umugoroba Uwiteka ngo tunezererwemo wow barakibagira barabyiteguye haleluya ariko barasiga gutera imwe convention center bati umugoroba mu wacu Jehova Padiri Kwaya byaramuha kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 21 bati turanezerewe kandi uwo munezero ubageraho nawe ubwanyu ababyeyi bazamura ibiseke bati hano hari n'iki bejo natenya bara niwe wabimenyana n'ubu oya ryabara ntabwo narimenya bari neti yanjye nayibagiwe kagori neti abyo nabonye ni amapantaro asa na mose hanyuma amashati sinareba neza aha nk'uko babiteguye rwose wow baranejeje barishimye kandi natwe turishimye kuri uyu mugoroba kubwa Jehova Nisi Family Choir ubituzaniye ibyiza dutegura yego ariko namwe mushobora kubatera inkunga muzamura amaboko gutya biremewe twabwiye ko kwishima byemewe twishimire mu mwanya wacu baramwenyura barishimye bambaye neza batutabategura ibyiza aha Toyota amasegonda 10 hanyuma icyo ni gutya nubwo nakoranye n'imyitozo bariko bapepera mu izina rya Yesu ariko namwe mabikirije rwose nikwe namwe nimubikirize barishimye namwe mukwiye kwishima kubw'uyu mugoroba kubw'ibyiza baduteguriye mwinshi Jehova Nisi Imana ibahe umugisha reka tubaruhureyo gatoya kugira ngo tumenye icyabaye Bejo Nathan nibonye nibureba babonye naho ubonye iki bambaye neza Imana ibahe umugisha no mwijuru bazabambaye neza kurusha barimo kwitoza Agacyo ubutwe tuzarabakazo rero bafana tuzayanda icyo bazama cyo nambara ntacyo kintu kubugeze fakura ndiyo nta kindi genza bazava mu mayengo kare bashaka basabika mutu ntacyo bintwaye nagezeyo Imana nibona ari imwiriza yimwe niko yi gizaduha tuzamenya tugezeyo Jehova Nisi murasa neza ese munaririmba neza Jonathan baretse bakabanza bakadusogongeza mu ndirimbo yitiriwe umuzingo batuzaniye ibindi tukabibabazanya yego tutarabakura muri mutu sibyo aha none se abizera bo barabyemera abafatanya abizera barabyemera indirimbo barakoze cyane oya nago babitwaje ngo haye uburenganzira Jehova Nisi ya ndirimbo ya indi mwavuze muti wa ndirimbo turaguteruye tukwitiriye izindi 10 kuko yaduhaye ikirere cyiza abashimye Jehova Nisi yateranyirije ahangaha namwe muzamure murakoze kuko ari abo batazamuye hari abatishimye se ngo tubamenye bazamura akaboko tubabwire baraga bumvise neza ntabwo ari cyo bavuze se byose Jehova Nisi ngani mu peperana mwereko ko mubishimiye ariko munamwenyure se mwebwe niko tuzirirwa mw'isi ariko uwo munsi ntituyiraremo kandi hariho igihe tuzarara mw'isi ariko ntituyiriremo
icyo gihe bizaba bikomeye gahunda zose zizahagarara urusobe rw'ibyo tubona hano ku isi byose bizagera ku iherezo araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu gishize ni kirekire cyane tuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu ariko ntiburambirwe n'ibigikize ibimenyetso byaragaragaye imyaka igihumbi ku mana n'umusume Imana nawe ngeze isezerano ibyo yavuze byose bizabisohoza nimutegereze mwihangane araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu abizera bazishima bamubonye maze bitere hejuru bamusanganire abanga kumwizera bazicwa n'ubwoba bahunga ubwiza bwe burabagirana twese twifuza kuza musanganira aza tujyana mu bwami bw'ijuru tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru aho tuzahora mu mahoro araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami araje Yesu umwami w'abami aje gukuraho ikibi cyose twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu twese turirimbe tuzamuye amashyi tuti urakaza umwami wacu Yesu ashimwe reka tuvuge tuti baravuga bati urakaza umwami wacu twese twishimye Jehova Nisi Family Choir dushimire kandi na korali zindi zaririmbye kandi ziraza kuririmba mu gihe tugiye kujya mu cyiciro cya kabiri kugira ngo turirimbe izindi ndirimbo twabanza gushimira korali inshuti z'ijuru Imana ibaho umugisha korali abageni Imana ibaho umugisha babwire Yesu gana Yesu abanyamugisha turi mu rugendo intumwa z'umwami ndetse na kugana Yesu Family Choir birenzeho Jehova Nisi Family Choir yatumye duteranira hano kuri uyu mugoroba rwose kibazo rero twabyinnye ariko ntituzi cyabaye wababajije kuba hibereye reka sabe president wa korali Jehova Nisi Family Choir bamuha umwanya atambuka imbere ndetse na vice president we ndetse na president d'honneur umuyobozi w'icyubahiro
w'iyi korari tumusabe jya imbere umukuru w'itorero mukuru kuri itorero rya Ruhuha Werarisi izina rya rindi niba ntabwo njya menya kuvuga Kamurari jya ndivuga nabi yaje muri studio nkarivuga ati izina rya turi kurivuga nabi uyu munsi urumva ko nifashe nanze kurivuga wowe ujya uvuga Werarisi yenda avuga Kamurari okay aho ndi wavuga ni nabyo ariko nawe witondo taburi kurivuga nabi oya kuko nawe narivugaga gutya kandi ndamuzi nibyo Kamurari Werarisi ndetse noneho iyo bigeze aha bivangamo n'akazi reka tusana pasitoro atambuka ajya imbere umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa pasitoro Fidel kugira ngo nawe intara y'ivugabutumwa ya Ruhuha abo umuyaga uhuhuta se kera hajyaga hakonje hari umuyaga ariko ubu ngubu kubera iterambere n'amatara ihangane gato mvanga akazi n'akanje ariko ibivanze nibwo biryoha imvange se ibyanjye iraryoha biranje y'ibirayi n'umuceri okay ushaka kugira hano inshuti bakunzi nanjye kuba baradijwe ry'ibyiringiro nabo nibo ni byose bose okay inshuti bakunzi ba Jehovah's Family Choir kuganira Family Choir ndetse n'izindi korali ziri hano n'iri torero rya Ruhuha twaye ikaze mu mpere mikoro president arayifite bwana president wa korali Jehovah's muri bande kuki mwatwicaje hano aya masaha yose niki cyabaye niki kiri kuba uratangira wivuga amazina yawe Haleluya. amen Nitwa Sabimana Etienne abandi umuyobozi wa korali Jehovah's yo mu itorero rya Ruhuha yo mu itorero rya Ruhuha tukaba reka mpere ku izina Jehovah's icyo rivuga iyo usomye mu gitabo cyo mu kuva igice cya 17 ku murongo wa 15 niho usanga iryo zina hepfo ku mirongo yo gusobanura handitse yuko Uwiteka niwe bendera ryanjye nicyo Jehovah's niwe bendera ryanjye nicyo izina Jehovah's bivuga mwena mutubwiye inshoza y'izina ryanyu ariko ubundi muri bandi nanone turi umuryango wa korali Jehovah's kandi tukaba turi abaririmbyi 27 ariko abari gukora 23 ubwo rero nabo turi ndacyabaza vice president Jehovah's muri bandi sindanyurwa Okay, murakoze. Nkuko abivuze turi umuryango wa Jehovah's. Tubarizwa mu ntara ya Ruhuha, intara ivuga butumwa ya Ruhuha, itorero rya Ruhuha. Kuva rya rugo? Kuva 2006 mu mpera z'umwaka kugeza uyu munsi dukora umurimo ngo twakomokaga itorero rya Kayigi kubaza amateka. Ubwo niba nzi imibare n'imyaka 18? Yego. Jehovah's kuva mu 2006 abaririmbyi 23 baririmba muri 27 muri rusange. Jehovah's bivuga ibendera ryacu n'Uwiteka. Sibyo se? Jehovah's uyu munsi mwatubwiye ngo tuze hano twaje. Habaye iki? Kumurika kugira ngo ubashe kubwiriza ubutumwa aha tuzengurutse ndetse no kwisi yose kuko ari yo ntego Yesu yadusigiye ko tugomba kujya mu mahanga hose tukavuga ubutumwa bwiza. Mbega mwakiza hagaragara cyamugiye gushira hagaragara ibihangano byanyu? Yego. Mbejo natakumwegereye we hari ibyo ubona? Ntabyo mbona. Ibihangano ntabyo mbona ariko arabitwereka. Ubwo ndi kubaza ngo biri henye. Niba bihari babizana. Niba ntabyo duhamagara Kigali babyohereza. Ariko nagiye ngo badusobanurire bavuze ko abaririmbye ariko baririmba izihe ndirimbo? Abaririmba indirimbo z'isi, abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, baradusobanurira ariko nkeka ko zaba ari indirimbo zo guhimbaza Imana hataza kugira ubyitiranye. Umva bitwa ko hari abatwaye ibendera ry'Uwiteka bakazana za kiramujyanye.
aya rwose pe ariko nibabyivugire ni indirimbo zo reka guhimbaza tubamara Imana. amatsiko wenda ni indirimbo zo guhimbaza Imana nk'uko mubivuze kandi n'izina ririvugira ndetse n'izo tumaze kuririmbira ahangaha n'izindi turi bubaririmbire murumva dusingiza Uwiteka. Ikindi twakongeraho iyi volume umuzingo wa kabiri wa DVD yitwa Araje, na byose twareka kubivuga. araje baragira bati twese tuvuga tuti amena. Si byose bibe bityo, si byo Jonathan? baravuze ngo iyi volume ni iyihe Araje irihe, baravuze ngo iyi volume irihe, ahubwo nibayitwereke harya ngo ni ya kabiri badusobanurire bayitweretse buretse ye ndabona ramverope ndikubona mverope ariko yaba hari yitonze barayitwereka agapfundikiye gatera amatsiko buriya hari irimo hari irimo. Hano tugira umuyobozi wacu utugira inama z'uburyo bwose. Ubwo rero tugiye kumushyikiriza kino giseke kugira ngo abibatangarize mwese. ngaho gifatiwe na visi perezida, haze n'umudamu maze abafotora babone amafoto, maze mugihereze perezida doneri agira umudamu utambuka. Nawe tambuka, ngwino ndabona ufite ubwuzu, iyo foto nawe uyigemo rwose kandi irakubera. Bati perezida doneri mugabo wa Yesu Martin atuba hafi umunsi ku wundi, reka tumushyikirize ibi byiza yadufashijemo maze tubitangaze bose babireba. Yego perezida doneri, umuyobozi w'icyubahiro, ikaze. Murakoze. Ni koko hashize igihe kora Giovanisi nk'uko babivuze guhera mu mwaka wa 2006 mu mpera niho havutse korali Giovanisi igizwe cyane nk'uko mubirora n'abantu bakuze benshi ndetse n'abasore batozwa kugira ngo umunsi abakuze bazaba bamaze kugira intege nke bazabasimbure. Rero kuva icyo gihe korali Giovanisi yamamaje umwami wacu ndetse n'ubu niwo mugambi, ndetse ibihangano yerekanye uyu munsi bakomerejeho cyangwa se dukomerejeho. Harimo amashusho umuzingo wa kabiri nk'uko bavuze ndetse n'amajwi umuzingo wa gatatu. Ubwo rero intego yakora Giovanisi ni ukwerereza Yesu umucunguzi wacu. Mbe ntaguciye mu ijambo, ni abanyamuhati cyane, ni abagabo n'abagore bajya mu murimo banezerewe bose biyemeje n'ubushake n'imbaraga zabo zose uko zingana. wakomeza. Rero uyu munsi tukaba twashyize ahagaragara, nkaba mboneyeho gushyikiriza itorero rya Ruhuha dukoreramo rituyobora kandi kugira ngo mu buyobozi bwaryo nabo bakore ibikwiriye. Ngiye gushyikiriza rero umukuru w'itorero mugenzi wanjye kugira ngo nawe muri gahunda nk'uko itorero rigena muri gahunda bikorwa byose muri gahunda. Perezida doneri mugabo wa Yesu ati mufashe perezida, ariko mumufashe icyo giseke kiraremereye, ibaze mukoze ikosa rituma cyitura hasi. Bati dukorera mu buyobozi bw'itorero nka korali Giovanisi, turi kumwe n'umukuru w'itorero Werarisi Kamurari, nabivuze neza. Ati rero torero mwakire, reka mbanze mbaze umukuru w'itorero mukuru, mbe Werarisi uriyumvute mu gihe usigatiye iki giseke tutaramenya ikirimo neza girizina cy'abana abana. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Ndanezerewe cyane kandi nshimye Imana kubera uyu munsi korali yo mu itorero ryacu rya Ruhuha ishyize ahagaragara ibihangano byayo kandi igashyikiriza itorero ubutumwa nk'ubu ngubu kugira ngo itorero naryo ribugeze hirya no hino aho bukenewe.
ndanezerewe cyane rero kandi nk'umukuru w'itorero ndashima iyi korari, nyishimira ko ari abantu bagira gahunda, bagendera mu itorero kandi icyo bakoze cyose babasha kugisha inama itorero, nta kintu na kimwe bajya bakora ngo badutungure. Amen. Ahubwo babanza kutugisha inama, ibintu tukabyumvikanaho bigakorwa neza. Amen. Iyi korari rero ndayibashimiye cyane rwose, ni korari igenda neza hamwe n'ubuyobozi bwayo, turabasabira umugisha ku Mana. Amen. Ndakibaza ngo ninde urapfundura kiriya giseke gikomeje kugenda gihererekanywa, niba inzira ikomeje simbizi. Reka utegereze wera risa ashobora kugipfundura. Reka rero nimureke nanjye iki giseke gishyikirize pasiteri. Rwose igiseke kirapfundurwa cyangwa tegereze papa wacu. Mumfashe mukuru w'itorero ko bana bagabura. Uragira ngo ahwiture ngeze he? President Donner koraho nawe. Iyi foto nawe yifate ko. Muhereze pasiteri rwose, bavuga ati pasiteri muyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Ruhuha, itorero riri munsi y'ubuyobozi bwanyu, niyo mpamvu tutatinyuka kubikora muhari, tubazaniye iki giseke ngo mutubwire uko bimeze. Nane bigeze kumwishore Jonathan hari inyuma y'uriya sarundi agapfundikiye gatera amatsiko. Ahubwo reka nsabe baba pastor babiri baturutse mu zindi ntara, Pastor Joseph mu ntara y'ivugabutumwa ya Gitarama, n'uwo bundi naze tunamwakire. Taramo kibaye hari aba pastor bane. Ibintu bya ndetse na pasiteri Eric ikorana ishobora kubikorana neza n'itorero ko cyane. Iki ni igihamya. Pastor Karame, tubahaye ijambo. Murakoze cyane kuko Celestin amaze kubivuga. Nitwa Nsabimana Fideli, kabandi umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Ruhuha muri firidi y'u Rwanda rw'ibibazuba rwo hagati, cyangwa se bamwe bavuga ngo firidi ya Kigali muri iniyo y'u Rwanda. Kaba muri akanya nejejwe no kwambagaze muri uyu mwanya, nishimira bikomeye itangazwa ku mugaragaro rya DVD volume ya kabiri ya Korali Giovannis. Korali Giovannis ni korali twishimira, ni korali ifite amateka maremare nguko bamaze kubivuga, akaba ari korali itunezeza, atari twe turahagusa ahubwo n'abandi bari ahandi. Tukaba tunejejwe rero n'uyu mwanya mwiza turimo wo kugira ngo dutangaze ishyirwa ku mugaragaro ry'iyi volume ya kabiri. Iyi volume ya kabiri rero igizwe n'indirimbo zigera ku 10 arizo zikurikira. Hari indirimbo yitwa Araje, Abisirayeli, Inkuru Nziza, Yazutse, Ubutumwa Bwiza, Umunyabushobozi, Umuryango, Urukundo, Uwiteka no Gushima. Ni indirimbo rero tubakumbuje kugira ngo mugire amatsiko cyangwa se muzagira amatsiko yo kuzumva. Ni indirimbo nziza kandi dutekereza ko zizadufasha mu buzima ubwo ari bwo bwose. Kaba rero muri aka kanya kubw'ububasha mpabwa n'itorero, kaba ntangaje ku mugaragaro ishyirwa ku mugaragaro rya volume ya kabiri y'indirimbo 10 za Korali Giovannis, zikaba zigiye kwamamaza ubutumwa uhereye hano muri firidi, muri niyo y'u Rwanda ndetse no ku isi yose. Murakoze. Twavuga tuti amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri pasiteri ndetse n'ibihangano badushyikirije kuri uyu mugoroba. None se buriya ntabyo ndabona ntabwo bari pastor wature turashaka kumenya muri icyo giseke harimo iki. Ariko se sindirimbo ntibazivuze. Ubugari bw'umutsima, umutsima w'ubugari na w'ingano ntago mbizi, ni kawunga na kanyoni simbizi, ariko bigiye kumenyekana. Ba pastor bagenzi be mufashe pasiteri rwose wanyu. Jo namwe azaba yaje kubafasha. Ndabona abapasiteri bane bapfundura, babimenye ejo babasange n'ahangaha. Ariko n'uwapfundikira n'iki giseke nawe shobora kuba zigutanaga. Kamwita umutanazi kabisa. Ndabona bapfundura bavuga bati
ariko buriya hari katubagezeho urasa ntibijya gusobanuka tugiye kukimenya abapasiteri bagenzi babo muri hafi abapasiteri barebye mu badutanze kureba pasiteri aratwereka amena umva nibakoreho bose handitse ngo baraje oya buretse gatahuka ahubwo se pasiteri wambereye buri muri pasiteri tumuhe amasegonda 30 tubwire reka duhere kuri pasiteri waturutse Kibirama pasiteri niba ureba wabonye iki uyu munsi biranejeje ibyo nabonye ni byinshi ariko uriya niyo umuntu yagiye bagiye no gukopera mbega waje kwiga cyane burya kwiga no kwigana ubusanzwe yego imana imumugisha pasiteri Joseph akoze cyane isashimwe isayimbazwe ndabona alubumu nziza hano iriho amafoto meza yanditseho ngo araje Jehovah Nisi Choir. Hano ku ruhande handitseho Abisiraheli hari igihe, inkuru nziza, intsinzi, ubutumwa bwiza, umunyabushobozi, umuryango, urukundo rwawe, Uwiteka, gushima. Ndahamya ntashidikanya ko ari indirimbo zirimo hano, ariko kamugenzi wanjye apfundure turebe niba hari kirimo imbere. Pastor Eric umuyobozi w'intara ivuga butumwa yagakomeye ariko wa mugani hari gihe baguha ntuzi by'imbere ndabona imbere naho hari kirimo mwabereka mwakereka bizera mukuremo rwose yego mumpere mikoro Pastor Eric Jonathan ngende no mukazi buri ntugire ngo unyihanganire Jonathan vuga iki kuri ku mutima muri uyu mugoroba kubw'ibyo wabonye mini Pastor Eric. Nibyo koko umwami wacu araje. Amen. Ibyo nabonye anga ni byiza kandi biranejeje. Gusa bidutere gukumbura ibyiza tuzabonera mu bwami bwo mwijuru. Imana ibahe umugisha. Amen. Afite basi nk'iyanjye. Ari umudamu wambonye. Wanajyaga numva ngo uvuga ngo bangura akagabo gatoya ngo kanzugurunye. Amana ingana nawe wari sidi. Abayobozi rero barakoze Imana ibaho umugisha. Hanyuma bamaze kudushyirira ahagaragara izi ndirimbo ba pastor bandi mwajya kwicarira nta kibazo. Dukomereje kumenya ngo mbe president wa korali ibihangano byavuye byabonetse byoroshye byarabagoye byasabye iki? Murakoze nk'abaririmbyi barabyumvaho aho bicaye aho bari hose. No kuvuga ngo byadutwaye imbaraga cyane ariko kashimire korali Jehovah Nisi yakoresheje imbaraga cyane tubasha guteranya miliyoni 3 n'igice tubasha kubikora. Miliyoni 3 n'igice mwaraziteranyije hamwe n'abaterakunga bacu mwaranegekaye ariko cyane. None se murahagarari musoreje aha cyangwa murakomeje? Urugendo n'ururerure turifuza yuko dufasha noneho tukagumya tukagura ibikorwa. Hari uburyo bwa sonorization ndetse no kongera ibindi bihangano. Urakoze cyane reka tureka kukuvuna ati turashaka gukomeza kandi burya mu muco mwiza wa Kinyarwanda tugira iyo twabyaye umwana turamufata tukajya tumusimbiza tuvuga tuti kura ku rugejuru. Burya umwana wakorewe ku rugejuru abarambutse burya bifite icyo bimariye umubiri kandi ntabwo agira igihunga ngo kimukanza ahite yitura hasi akubite hasi amazuru kubera ko yarananuwe ameze neza cyane. Ndagira ngumutse kandi umunsi umwe Elisa yagiye gusura wa mugore w'ishine mu kazi wajyaga mucumbikira yego nuko aramwitegereza arebye neza yamugiriye ahamagara Gihazi umugaragu we aramuza ati Gihazi uyu mugore tumufashe iki? Ariko nta mwana agira bamuha umwana w'umuhungu abana baraza kuyipfundura bareba ikirimo aho ni ku ruhande rw'itorero. Yego ndasaba ko mutize igiseke kimwe hanyuma abantu barateganya kwandika kuko mukanya turaza kwandika n'abandi
baze kuba bari hari abandike. Hanyuma ndakomeje ari umukuru w'itorero Karekezi Festo, umukuru w'itorero mukuru, ntago uyu munsi yabonetse. Yavuze ati nanjye Jovanisi ndayiha 100,000 hamwe n'umuryango wanjye. Amen. Biracyakomeje, nanjye Kamurari Werarisi, nanjye n'umuryango wanjye, nanjye turatera inkunga iyi korali y'amafaranga 100,000. Amen. Murakoze. Aha. Yazina rivuze neza. Bana b'Imana. Arivuze neza utaza kugira ngo arikosa. Harya ni kuri aho rivuga. Ni kuri oya. Cyanzu kinawe wargisha. Haleluya. Yego. Imana ni nziza. Iwe byose. Reka Jovanisi turayikunda kandi ikora umurimo w'Imana. Nanjye n'umuryango muri kesi turashyiramo 100,000. Amen. Alex nawe ati turakora natwe. Yesu ahimbazwe. Korali Jovanisi ni korali dukunda cyane. Umuryango rero abana bambwiye ati indirimbo y'umuryango twabonye uririmbamo, turashaka yuko iyo ndirimbo tuyigura 200,000. Amen. Mw'abantu n'abambi ni Kigali bintago bajyapfa kubibasha. Yego murakoze ntara ivuga butumwa Pastor. Nagira musabe madamu yegere hano hino. Mbe madamu iyi foto ntabwo ikeneye. Uziyo mbimenya kare kose. Pastor mumbabarire ntabyo namenye rwose. Tubanze tumwakire. Twakire madamu Pastor ngwiki. Turamwakire mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha. Amen. Natwe kubwo kwishimira iyi korali twanejejwe rwose kandi twanejejwe n'uburyo ikora. Nk'umuryango rero natwe twaraganiriye dusanga ari byiza ko iyi korali kubw'ingufu yatakaje natwe twayigeneye sheki 50,000. Amen. Hano rwose sheke ndayibona yaje muyishyire mu giseke. Mama Pastor. Mama Pastor rwose igiseke kiri. Haleluya. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi ko twari tutegereje igihe kinini. Rero ntavuze byinshi muri kese nanjye nzongeramo 200,000. Amen. Ati nubwo ndi president ntago bibujijwe ko natera inkunga bagenzi banjye tugakomeza tukajya imbere. Ndashaka abantu hano. Ndashaka Kanabanga Fidel abandi kumwe n'umufasha wanjye Pratimana Goreti. Murakoze cyane. Satungurwa
zatungurwa. Sanga bagiye bicirana n'abari biteguye urugi rwabo bararukinga amaso itegura umwami Yesu ugasaza utazatungurwa bari bahuje umugambi wo gutahana ubukwe imiteguro itandukanye uko biri mu bantu b'iki gihe wegeye cyeku n'abo bakobwa iteguro utazatungurwa bari bahuje umugambi wo gutahana ubwo bukwe imiteguro itandukanye uko biri mu bantu b'iki gihe wegeye cyeku n'abo bakobwa iteguro utazatungurwa bari bahuje umugambi wo gutahana ubwo bukwe imiteguro itandukanye uko biri mu bantu b'iki gihe wegeye cyeku n'abo bakobwa iteguro utazatungurwa. Sirabuze kwizera kuracokoye ninde wadukiza amakuba y'iyi si satana akajije umurego ashakamo isasira wowe mana tabara abawe urupfu rusaba rumizwe no kunesha abacunguwe dusumbangirikire mbere haleluya mwami waranesheje haleluya Yesu waranesheje haleluya mwami waranesheje haleluya Yesu waranesheje. Bitugora bikadutera kwibaza niba uko turi abantu b'Imana ukuri kuko ibyo dusabye si ku ijuru bibituha kuko dusaba tugasaba nabi urukundo rusaba rumeze no kunesha abacunguwe dusumbangirikire mbere haleluya mwami waranesheje haleluya Yesu waranesheje haleluya mwami waranesheje haleluya Yesu waranesheje. Ndagira ngo mbasabe duhaguruke
bizabura ariko bizashira izere Uwiteka Imana n'umutima wawe wose ugiye kuza dore ntazatinda urukuruza barumeze no kunesha abacunguwe dusubagira ikirere haleluya mwami waranesheje haleluya yesu waranesheje mwami waranesheje haleluya yesu waranesheje urukuruza barumeze no kunesha abacunguwe dusubagira ikirere haleluya mwami waranesheje haleluya yesu waranesheje haleluya mwami waranesheje haleluya yesu waranesheje Agirigirigiro mu mutima niko wamusarije yagiriraga ndetse nawe nshuti ujya wibaza igihe gisigaye ari gito akagaruka kw'Imana ye ibaze mu mutima ntibuzajyayo dusigagiye sibi tubuze ijuru tuyegurire Imana tumara amaje kose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru gutabarwa kwacu niko guturuka dusigagiye sibi tubuze ijuru tuyegurire Imana tumara amaje kose ubura amaso yawe uyahange mu ijuru gutabarwa kwacu niko guturuka ku marembo y'ijuru ntabwo ikaze n'uwanyitagiye tubari iteka
yagarutse atungutse ikangura icumu wamusanganira cyangwa se wowe wamuhuta mbese torero ryasigaye muracyahari Mwami wacu Yesu yaradukunze araducungura tumena amaraso ye aradutonesha maze tubire isonga bye nimuze tumukure tumukurikize ari igisonga cyiza icyo gisabwa tukwita ku byo shebuja yasize avuze kikabishima kikabikunda kikabikurikiza icyo ni cyo gisonga ishimwa n'Imana ari igisonga cyiza icyo gisabwa tukwita ku byo shebuja yasize avuze kikabishima kikabikunda kikabikurikiza icyo ni cyo gisonga ishimwa n'Imana abami bo muri iyi si bagira ibisonga igihe kikagera bagahinduranya ariko umwami Yesu we ntabyahinduranya kuko adukunda cyane bihebuje ari igisonga cyiza icyo gisabwa tukwita ku byo shebuja yasize avuze kikabishima kikabikunda kikabikurikiza icyo ni cyo gisonga ishimwa n'Imana areba umurwa Siyoni muri ibyo bizahabu ora n'ururemo rwera ruturuka mu ijuru barirurimbye gukumburye ntaribishiriza umugabo we maze mbona n'abera bose bavuye impande zose abapfuye n'abakiriho batangira kuzamurwa asanganira umukwe wabo w'abavuye amaraso baririmbiye amazamuka amajwi asakara hose bati ngiriya mana yacu yaduha yagarukiza
arakoze Jonathan watuyoboreye iyi gahunda kuva mu itangira ndetse no mu itegura ry'iyi gahunda. Rero mu izina rya Korali Jovanisi turabashima tubikuye ku mutima. Iyi gahunda igiteganywa dushimiye abadufashije mu masengesho kandi tubashimiye ubwitange kuva mu masaha ya saa yine kugeza muri aya masaha y'ikigoroba. Rwose byatweretse ko Korali Jovanisi iri ku mitima yanyu. Tubashimire kandi inkunga mwateye Korali Jovanisi kugira ngo mu kigega cyayo he guhungabana. Ntabwo turakusanya neza imibare ariko inkunga yanyu iri hejuru ya miliyoni 2. Imana ibahe umugisha. Rero nsoza navuze menshi kuko amasaha yagiye. Natwe Korali Jovanisi aho muzaduhamagara hose turiteguye. Gusa nuko hasigaye yaruha hano hafi ariko n'abandi bakore nabo tuzababwira. Turiteguye muri gahunda nziza z'itorero nk'uko tugendera muri gahunda rwose isaha yose Korali Jovanisi iriteguye. Turangije rero tubasabira umugisha kandi aho mwakuye Imana yasubize. Murakoze murakarama. Reka twese duhagaze dushime Imana. Uhoraho Mana igira neza iri mu ijuru, turagushimira ko uri nyagahunda, ubuzi itangiro ry'ikintu kandi ukamenya n'iherezo. Turagushimira uburyo wateguye gahunda nziza yabereye aha ngaha, wari uzi uko izagenda, utegura ibikoresho byose bizakoreshwamo. Tugushimiye uburyo ingabo z'abamarayika zayobora aya materaniro yabereye aha ngaha, kandi uko bigaragara ko bashoje amahoro. Turagushimiza izajya rihimbazwa. Aha ngaha kuri iki kibuga hari hateraniye abantu benshi bagiye gufata urugendo berekeza hirya no hino. Hari abaragenda n'ibyuma bitagira ubwenge, abandi bagenda n'amaguru. Turakwinginze ngo umuntu wese ugiye kuva aha ngaha ujyane nawe kugira ngo nagera kwica mu mahoro nabwo turusheho gushima izina ryawe. Hano habera igikorwa gikomeye cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Dusabiye umugisha uyu muhango wabereye aha ngaha wo kwamamaza ubutumwa hakoresheje DVD. Turakwinginze ngo uzayumva wese uzamuhe kumva ibyo ishatse kuvuga, kugira ngo nafata umwanzuro mwiza vuba bidatinze ugiye kugaruka, twebwe n'abandi bataranga uzaducire mu bwami bwawe. Dore burije kubera ko turi mu isi tugiye gutandukana. Turakwinginze ukomeze kubana na buri wese, kandi ubwo ijoro rije ukomeze kurindira buri wese mu ijoro, kugira ngo ejo nitwongera kumva amakuru meza aturuka kuri bashiki bacu na bene data nabwo tuzarushaho gushima. Amahoro utanga aruta ayo umuntu yatanga, ariyo usesekaza kuri wese wageze aha ngaha. Byose tubigusaba mu izina rya Yesu, amen.